kibazo. Hello guys, uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ni umutoni wanyu arabakunda buri munsi. Ubwo rero uyu munsi naje kubasobanurira, hari abagore bagiye bambaza ikibazo kijyanye n'ibintu by'amawonapo, bambwira ati rwose njyewe nagiye muri wonapo ariko mba mbona mu buryo bwo gukora imibonano bitagenda neza, sinkigira ubushake, sinkumva nyine nshaka gukora imibonano, sinkigira amavangingo nk'uko byari bimeze mbere, rwose wonapo zaduteye ibibazo. Ni muri ubwo buryo rero nanjye naje kugira ngo mbaganirize, mbabwire ku kintu gishobora kubafasha kugira ngo izo wonapo musezerane nazo, kuko nanjye si ukuvuga wenda ngo ibyo bintu ngo njye narabikoresheje, ariko hari abantu twagiye tuganira usanga koko icyo kintu nicyo, izo wonapo zirabangiza. Ubwo rero uyu munsi nabazaniye umuti, nta wundi muti rero, ntabwo nirirwa nkushaka kure. Umuti ni umuti twese twifitiye, twebwe bagore cyangwa se abagabo bacu. Uwo muti rero akaba ari umuti wo kwiyakana. Kwiyakana sinzi wenda niba abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi n'abandi badukurikiye niba muri kubyumva, ni bwa buryo rero ushobora gukora imibonano mpuzabitsina muri cya gihe ugiye kugera ku byishimo byawe bya nyuma, ukaba wamwiyaka ugasohorera hanze intanga ntizibe zakinjira. Ubwo rero ni ubwo buryo kwiyakana. Ngiye kubasobanurira rero uburyo, hari ukuntu ufiringa imibonano ukaba waza kwibagirwa. Ubwo rero uburyo ugomba kubikoreshamo, hari ukuntu iyo utangiye kubikora ni byiza, ariko hari ahantu ugera ukumva ugeze ku gipimo kiri hejuru, ukongera avantaje ku mugabo, umugabo akongera avantaje, muri cya gihe yongereyemo avantaje rero akaba ari bwo ashobora kugiramo ibyiyumvo byo kuba yarangiza. Noneho ku mugore we ugasanga yamwihaye wese, mwanafatanye, kuko abantu benda kurangiza uko byagenda kose barafatana ku buryo muri uko kwiyakana bishobora kukugora. Ariko uburyo umugabo aba ari kubikoramo, nawe mugore burya uba uri kubyumva, niyo ashaka kurangiza uba uri kubyumva, hita usa nk'umuntu umwiyatse. Ntabwo mvuze ngo umwiyake ngo murekere aho, mwiyake utamwiha wese, niba wari umufumbase umurekure, noneho nawe bya byiyumvo byinshi, kuko nawe aba abyiyumvamo uko biri gukorwa, niba agiye kurangiza nawe aba abyumva, ahite asohorera hanze, nyine iyo nda ntibe yakinjira. Ubwo rero ubwo buryo bwo kwiyakana nibwo nabateguriye, uburyo mwajya mubukoresha, kuruta uko mwavuga ati wonapo yarananiye ngiye gukoresha preservative, cyangwa se preservative niyo kondomu. Erega hari n'igihe wonapo iba yarakunaniye ugasanga wabaye umwumira, nawe kugira ngo ujye wuma umugabo azagusige, ibyo byose rega tuba dufitemo ingaruka zo kuba byatubaho. Ugasanga uko wonapo yakunaniye umugabo wawe araza yashyiramo ikanga kujyamo, yajyamo igatuma acika ibisebe kubera uburyo wonapo yakumishije. Niyo mpamvu tuba twabateguriye nyine ubwo buryo, nabwo ujye ubasha kubasobanura kugira ngo babashe kubyumva, kuko hari igihe bashaka kuvuga uti sibwo barashaka kutwangisha wonapo, barashaka nyine hari ukuntu wonapo cyangwa se ukaba warakoresheje wonapo ikakubamo igihe iyo imaze kukubamo igihe, hari igihe igenda ikwangiriza imyanya yawe, nyine uri kumva ko ubwo bushake ushobora kububura, ayo mavangingo ashobora kugenda. Ubwo rero niyo mpamvu tuba twaguteguriye uko kwiyakana kugira ngo igikorwa cy'imibonano kigende neza. Kuko wenda inshuro nyinshi nk'umuntu udakoresha wonapo ashobora kuvuga ngo njyewe ndibarira, ariko hari igihe kwibarira nabyo bishobora kukubera urujijo,
muri ubwo buryo rero ukaba wahita ukoresha kwiyakana, mukiyakana kandi muba mukoresheje onapo nziza, ari imibonano iraryoha, ari nyine urabifiringa ukumva ni byiza biraryoshye, uko kwiyakana biragufasha kuruta uko wajya ukoresha kondomu buri munsi, cyangwa se muri cya gihe wumva utiyizeye, hari igihe uba uvuga ati sinasama kandi wenda wanasama. Ubwo rero niyo mpamvu tuba twaguteguriye iki kiganiro kugira ngo mwiyakane muri ubwo buryo. Kwiyakana ni uburyo bwo kuboneza bwiza kandi burizewe cyane. aho se ko hariho abantu usanga akenshi bo amawonapo bagerageza bakasa nk'aho bayashoboramo gake, bo babaye bayashoboramo gake harubwo ni ngombwa ko bajya muri iyo sisiteme yo kwiyakana. Babaye bayashobora nta kibazo hari ukuntu nyine wonapo oya ntibure ikibazo ariko ntibibe byinshi, bo bakirwa bajya muri iriya sisiteme yo kwiyakana. Iyi nyine impamvu icyo kiganiro nagiteguye ni ukugira ngo nyine uba ufite impinduka onapo yaba imutera yakoresha ubwo buryo, ariko ibaye nta kintu gutwaye wakomeza ubwo buryo. Cyangwa se muri cya gihe hari ukuntu ushobora gufata agashinge k'amezi 3 kugira ngo onapo itakubamo igihe, ugafata y'amezi 3 ukayanywamo twa tunini cyangwa se ukayanywamo ukiteresha agashinge, noneho ugafata n'indi pose yo kureka onapo ugakoresha kwiyakana, uburyo bwo kwiyakana kugira ngo onapo utayibamo. Ariko hariho abagabo benshi batazi kwiyaka. Hari abagabo nyine batabizi. Ubundi icyo gikorwa bisaba kuba uri ready n'umugore ari ready, ku buryo mushobora gufatikanya. Murafatikanya. Rega njyewe mba mvuga ibintu bizwi cyangwa se nanjye nzi, kuko iyo umugabo agiye kurangiza ubu byumva, kimwe n'uko n'umugabo n'umugore iyo agiye kurangiza burya umugabo aba abyumva. None se ko aribwo biba bigeze aho biryoshye? Nibwo biba bigeze aho biryoshye, namwe murabifiringa, ariko bya byishimo bya nyuma byaba bigiye kuza ugahita mwiyaka. Ariko hari ikintu kimwe nabonye, bisaba kuba umugabo ari uzi kwiyaka cyane kurusha umugore. Nyine kuko hari igihe ajya kurangiza akajya kumva kuko agahita arangiriza. Iyo ni gahunda umugabo ashobora kwiha, wayihaye birakunda, kandi nyine byose ni ubwumvikane. Iyo mwabyumvikanye birakunda, ko nawe ntabwo yakishimira kujya akora imibonano itaryoshye ngo aryoherwe nayo, kandi burya imibonano nicyo kintu cya mbere nicyo cyubaka urugo. ngira ngo renda ku musozi w'iki kiganiro bagira inama dusoze ino video yacu y'uyu munsi. Inama rero nabagira abagore mwananiwe n'izo onapo, iyi sisiteme mugomba kuyikoresha yo kwiyakana, izagufasha utange keya kandi ni ukuboneza, ureke kubyara abo bana b'indahekana udashoboye kurera. Murabona uru Rwanda rw'iyi minsi biragoye, imibereho ntabwo ifatika. Muri ubwo buryo rero kuba kwiyakana bizagufasha, mugerageze iyo sisiteme muyinjiremo neza kandi muzubake neza muzikomere. Murakoze cyane mwe mwari mudukurikiye, ugakora subscribe, likinga video, comment, ukomeze kubana gatanu kandi Imana ikomeze ibarinde umugisha. Bye bye.